Muraho neza nshuti bavandimwe mudukurikiye kuri uyu munsi, tubashimiye kuba mwadukurikiye nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye AH. Kuri uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo y'amahoro, tuyunguraneho ibitekerezo. Amahoro tuvuga hano uyu munsi ni amahoro yo mu mutima wacu. Iyo uganiye n'abantu benshi cyangwa iyo wumvisha abantu bavuga, buri muntu wese yumva ko aba yifuza amahoro, ndetse ukibaza impamvu koko niba buri wese aba yifuza amahoro, impamvu mu isi tutabona amahoro, hari byinshi bikitugora. Ariko nta n'uwakwirengagiza ko hari abashobora kuba baba bafite amahoro, nyamara nabo ubuzima bushobora kuba butoroshye. Rero ushobora kwibaza ibintu bishobora kuba bitubuza amahoro, ndetse kutanabyibaza yenda niba warigeze wicara ukumva ubuze amahoro, hari icyari cyabiteye. Mu isi harimo ibintu byinshi, zaba intambara z'urudaca zihoramo zizatubuza amahoro, abo duturanye cyangwa abo twizera bakaduhemukira, abaturwanya twatanga igitekerezo ugasanga ntibumva ibitekerezo byacu, abatwambura amafaranga twarayabagurije, abaturoga n'ibindi, n'uburwayi. Ni byinshi cyane bitubuza amahoro mu buzima. Ariko se umuntu yakwibaza niba ibyo byose ashobora kubibonera uburyo abikemura? Nubwo bisa nkaho bigoye cyane ko hari n'ibyo tudafiteho ubushobozi, nk'intambara n'iki ziba zazanywe n'abandi, ariko ibisa nkaho biba biri muri twe cyangwa mu mitima yacu, dushobora kugerageza guhangana nabyo mu buryo butandukanye. Ushobora kwibaza uti twabigenza dute? Nibyo rero ngiye kubabwira muri aka kanya, muri uyu mwanya mfashe kugira ngo tuganire. Ikintu cy'ingenzi cya mbere kibaho mu buzima ni ukwakira ubuzima ubayemo. Iyo wanze kwakira ubuzima ubayemo, urahangayika n'ubundi nta mahoro ugira, habe none habe ejo. Igihe cyose utari wiyakira ngo wakire uko uri, uhora uhangayitse, uhora udatuje. Akenshi iyo urebye ibintu bitubuza amahoro mu buzima bwacu, iyo witegereje neza usanga ari ibintu tudafite ubushobozi bwo guhindura. Ni ukuvuga ngo iyo ikintu kikubujije amahoro ushobora kugihindura, nyine uragihindura. Ariko iyo ari ikintu gisa nkaho udashoboye guhindura, nta bushobozi ufite bwo kugira icyo ugikoraho, icyo kintu nicyo kikubangamira. Reka dufate urugero. Uramutse uri mu nzu yenda, cyangwa se winjiye mu nzu ugasitara yenda ku gikoresho runaka, ni ibase se, ni ikindi kiri mu mwanya uri kubona ko kikubangamiye, kurakara ugatongana cyangwa se ukumva birakujyanye kure, ubundi ni wowe uba ubyiteye. Uramutse ufashe icyo gikoresho ukagiterura ukagishyira hariya, aho utarongera kugisitaraho, warangiza ukumva ko binarangiye n'ikibazo gikemutse, n'ubundi nta kibazo wagira. Ariko uramutse urakaye ukumva ko ugiye kumva ko hari ibintu bihambaye bigize bite, icyo gihe birakuremerera, bikakujyana kure, nyine bikakuza ya mahoro mu mutima. Ariko nanone iyo ari ikintu nyine utashobora kugira icyo uhindura, yenda ari intambara, icyo gihe wakira iyo ntambara, nubwo iyo biba bigoye kuko haba harimo kwirukanka, guhangayika no kugira uti. Ariko reka tuvuge yenda icyoroheje. Niba ari umuntu mwagiranye ikibazo ukaba udafite amahoro, ukaba ukomeje kumurakarira, uko umurakarira ni wowe uremerewe, rimwe na rimwe we nta n'ikibazo afite, ndetse ukuremurakarira ugakomeza kubishyira mu mutwe, uwo wumva biremeye, hari igihe wibwira ko nawe bimuremereye nk'uko bikuremereye. Oya, ushobora gusanga yarashoboye kubyakira akavuga ati kuri uriya muntu niyenda namukoreye ikosa, ntabwo ushaka kumusaba imbabazi. Ariko kuba umuntu atagusabye imbabazi ntabwo ari itegeko, ntabwo wajya kumushyiraho agahato ngo nsabe imbabazi. Ariko gukomeza kumubona ukavuga uti sinavugana nawe, ugasa nkaho wibuka ikibazo mwagiranye, gusumba wowe kwitekereza ku byawe na gahunda zawe, ugasa nkaho utekereje kuri uwo muntu n'ikibazo mwagiranye, n'ubundi bikomeza kukuremerera. Icyo wagakwiye gukora nyine ni ukwakira ko uwo muntu yenda niba yaraguhemukiye, ahubwo umwanzuro kugira ngo atazaguhemukira n'uwo ukareba niba ari uko mwavuganaga, niba ari uko yenda se wari waramwizeye ukamubitsa amabanga y'ubuzima bwawe bwose, akakuvamo akayasakaza, ugafata umwanzuro ukazirikana ko ibanga ryawe ari irye wowe uzaryibikira, nta kuriragiza undi muntu, kuko undi wese nyine yazakubabaza, bikakujyana kure, bikakubuza ya mahoro tuba turi kuvuga.
Ikindi hari byinshi n'ubundi bikomeza kutugora, hari igihe twicara ubwonko bwacu tukabubwira ibintu rimwe na rimwe tudahagazeho, cyangwa se kubera ko dutinya iki ngiki ubwonko bwacu bugasa nkaho bugumamo icyo kintu ari byo buhora butekereza. Urugero, niba utinya ko yenda se bakuroga, niba utinya se ko bagenda bite, ugasanga uricaye byonyine n'inkorora yaza cyangwa se wasitara, hari n'uburyo imitsi cyangwa amaraso atagenda neza, ukumva nko mu kuguru hajemo agashoke. Warangiza aho kugira ngo utekereze nyine ko ibyo bintu ari ibintu bibaho, umubiri ushobora gusa nk'uwifashe ukuntu ku buryo ushobora gukandagira ukumva urababaye, ahubwo kubera ko ubwonko bwawe wabweretse ko utinya uburozi, wabweretse ko utinya ikintu kiremeye gityo, ugasanga nta kindi gihise kikuza mu mutwe, kumva ko bashobora kuba bakuroze, ushobora kuba urenze ibintu, nyamara ahantu wari wicaye hari hamwe, cyangwa se yenda hari ibyo bagupupeye bakaba bakohereje. Ugasanga mu mutima wawe usa nk'uhora udatuje, uhora ufite urwikekwe, uhora ufite icyikango, wumva ko habaye iki ngiki, habaye iki ngiki, habaye iki n'iki. Hano hari urugero rw'umukecuru mu myaka yashize, muzwara igihe ubwandu bwa sida n'agakoko gatera sida byari byarasakaye mu bihugu turimo by'ibiyaga bigari, n'u Rwanda rudasigaye, ndetse n'imiti igabanya ubukana itarasakara ahantu hose. Hari umukecuru wahoraga yizera ko nawe bamuroga muri ubwo buryo, arandura. Aho kugira ngo yumve ko ashobora kuba yaranduye sida, ahubwo we akumva ko nyine bamuroze. Ibyuririzi biraza nyine, sida noneho iratungura, yarwara agakora kamwe akajya mu bapfumu, yarwara igiheri akajya mu bapfumu. Yaje gusobanukirwa ko yanduye agakoko gatera sida byaratinze, nabwo abantu ari bo bakomeje kumwitegereza, bo barabitekereza, nyamara ushobora gusanga byaragenze bityo, bamugira inama. Nyuma yaje kujya kwa muganga, ageze kwa muganga, cyakora ntabwo nzi niba n'uyu munsi ibyo bintu bakibitanga, ariko inkuru abantu bagiye bavuga ni uko bamuhaye nk'ifishi igaragaza ko mbega asigaranye abasirikare bakeya, nubwo mu gihe cye ibintu byo gupima cyane byari bikiri kure, byaberaga kuri hopitale yituriye no mu cyaro. Gusa kubera kumva ko yanduye utyo, nawe yarihebye, ngira ngo nyuma yo kwipimisha no gusobanukirwa ko amerewe atyo, nta n'ikindi gihe yarengejeho. Nibyo nahoze mvuga, abantu bavugaga ko bamuhaye ifishi ngo iriho ngo igitiyo, ngo bigaragaza ko nta kindi uretse gupfa, ariko ntabwo nzi niba iyo fishi cyangwa niba ako kakarita karabagaho, yenda ni inkuru z'abantu. Ariko igihe yamaze yivuza muri abo bapfumu cyari kirekire, kubera yari yarishe ubwonko bwe akabwereka ko abantu bamuroga, nta kindi, ntabe yakwizera ko yenda bishobora guterwa n'indi mpamvu. Rero n'ubwonko bwacu iyo tububeshya ikintu cyangwa iyo tububwiye ikintu bitewe n'uko tugitinya, bishobora kutubuza amahoro no guhora duhangayitse ndetse no kuyoba. Ikindi nyine ni ukwiringira abantu cyane gusumba Imana, ukumva ko ubonye umuntu, ukumva ko ubonye inshuti, nyamara na Bibiliya ubwayo ivuga ngo wiringire umwana w'umuntu avumwe. Bisa nk'aho abantu tudakwiye kubiringira ngo twumve ko ubuzima bwacu bwose tubushyize mu biganza byabo. Uvuga ngo ugomba kubaho ubuzima bwawe, ukabaho kubayeho inshuti yawe nyine mukaganira bisanzwe, ikakungura ibitekerezo, ariko ntibiba bivuze ko ubuzima bwawe bwose ugomba kuburambika mu biganza by'inshuti yawe. Rero umunsi yaguhemukiye, icya mbere ni uko wakabaye ufata inshuti, ukavuga uti iyi nshuti ndayizeye, ngiye kuyihereza ubuzima bwanjye, amenya amakuru numva ko ari ibanga. Igihe rero yaguhemukiye, wakabaye waramaze kubyakira ko uwo muntu nubwo mubaye inshuti naguhemukira ntacyo bizakubabazaho. Niba wumva rero aramutse aguhemukiye byakubabaza, fata umwanzuro, were kumwizera, ibintu byawe byibikire. Ikindi nyine kuyenda tuvuze nko ku bijyanye n'indwara n'uburyo dufata ubwonko bwacu tukabushyiramo ikintu gisa nkaho kiba ari umwijima, ndetse ubwonko bwahura n'ikibazo bugahita butubwira cya kindi dutinya, ushobora gusanga ari icyo. Ubundi wakabaye nyine ukora ibintu, ugasuzuma, ukafata ibintu cyangwa se ukanzura ibintu ufitiye gihamya mu buryo bugaragara. Rero nta kindi sinavuga byinshi, ahubwo icyo dukwiriye gukora ni uko dukwiye kwiringira Imana gusumba ibindi byose, gusumba abantu, gusumba uko tubona ibintu, twarangiza tukamenya kwihangana,
tugashinyiriza, kuko ubuzima n'isi tubamo ntabwo ari umutobe, ntabwo ari iki, ntabwo ari ibintu byoroheye, ahubwo ubuzima nyine ubwabwo burashaririye. Rero iyo udashoboye kububamo ushinyiriza wihangana icyo uhuye nacyo ngo umere nk'uko n'ubundi umuntu mukuru ntabwo aba ameze nk'umwana. Umwana iyo asitaye ararira, ariko iyo umuntu mukuru asitaye arashinyiriza, nyamara yenda ashobora no kuba ababaye gusumba uko wa mwana yababaye. Rero mu buryo tubamo n'ubuzima tubamo tugomba kubaho dukomeye, tugakura, tugashinyiriza, tukamenya kwihangana, ibibazo byacu bikaba ibyacu kandi tukabishakira ibisubizo mu buryo butarimo ubujiji, ahubwo mu buryo busobanutse, kugira ngo tudakomeza guhora twihangayikisha, twibuza amahoro, twumva ko hari ikibazo cyaturutse aha ngaha, twumva ko runaka hari ikibazo, kumva ko hari umuntu ukubuza amahoro. Nyamara amahoro ahantu hambere aturuka ni mu mutima wacu. Umutima wawe niba utawuhinzemo amahoro, ngo wumve ko ikintu cyose ushoboye kucyihanganira, ngo wumve ko umuntu uwo ari we wese yagukoshereje, ugomba gukora buryo ki mu mutima wawe uremamo amahoro, ukavuga uti urampemukiye, ariko niba umpemukiye ngo utuye Imana. Imana niyo yonyine ifite ikizagukorera. Ubwo rero niba ufashe umwanzuro ukavuga uti icy'uyu muntu ntabwo ngiye mfite icyo nagikoraho, mbiragije Imana, Imana aba ariyo izamwihanira, ariyo izakora ikizakora cyangwa izamubabarire. Niba wumva udashoboye guhita umubabarira ako kanya, kandi niba wumva umubabariye nibyo byiza, ni nabyo biruhura umutima wawe. Niba wumva rero utamubabariye, ibyo bintu ukaba ubihariye Imana, bihita ubikura mu mutwe wawe, wumve ko ako kazi atari akawe, wari kwibaza ngo Imana yaragakoze, ahubwo wowe usigara urebana n'ibyawe ukwiye gushyira ku murongo, n'ibyo ukwiye kunonosora. Ahasigaye umutima wawe ujye uwuturisha, utawurebesha ku bintu biri ku ruhande bikubangamiye, ngo wumve ngo utinya iki kintu, ngo wabona ari iki ngiki. Iyo bimeze bityo rero uhora uhangayitse, nta mahoro koko ufite. Ariko iyo ibintu udashoboye kugira icyo ukoraho ubihariye Imana, ubwo nayo irabibyakira, wowe ugasigara urebwa n'ibyawe ushoboye gukemura, ibintu ukabyihorera. Rero mbashimiye kuba mwankurikiye uyu munsi, mwakurikiye ikiganiro cyacu. Turabararikira no gukurikira n'ibindi by'ubutaha, kandi naho ubutaha tubashimiye ko mudukurikira, tubararikira no kuzabana natwe mu bindi bihe. Ku baba bahageze bwa mbere batarakora subscribe, twabashishikariza gukora subscribe, ndetse aho bishoboka muramutse mwumva ibi biganiro hari abo byafasha mukabibasangiza, cyangwa namwe ubwanyu mukatwandikira ahabugenewe kugira ngo mutwungure ibitekerezo, dukomeze twungurane ibitekerezo. Ese uburyo bwo kubona amahoro ni ubuhe? Ese wowe ubona ari iki cyadufasha kubona amahoro? Ku ruhande rwanjye ni uko biri, ariko nawe ufite uko ubyumva. Ndabashimiye rero.